njye ntabwo ariko byaye nta ruswa y'igitsina nigeze ntanga nta nubwo nakora ikosa ryo kuvuga ngo ntanze ruswa y'igitsina kugira ngo ngire akazi ariko kose nkora ntayo nize garidere wize ntayo nize primaire nayize ekore primaire do Gisozi abantu bahazi nka kariyeri izina nzamenyekana abantu bajya barimpamagara iyo umuntu ampamagaye mama Sava yamba numva ko narakoze kandi icyo nakoze cyagaragariye abantu biranshimisha ndabikunda iyo umuntu ampamagaye mama Sava banashimishwa nuko ambona nka mama Sava. This is CPN TV meze mute ubu ngubu turi kumwe n'umustar abenshi mu muzi nka mama Sava ariko agari ko yitwa araza kutwibwira muri rusange ariko twamumenye nka mama Sava. Mama Sava amakuru meza cyane ni sawa cyane tangira gusa wibwira abadukurikiye undi mama Sava ni muntu ki twande yavukiye murakoze nitwa Analisa Munyana nafashe izina nkoresha ry'ubustari ni Analisa Nedo navukiye ku Gisozi namenyekanye ku izina rya mama Sava cyangwa se mama Patrick cyangwa se Nyiramariza biterwa na filme abantu bamaze kumenyamo so numva ari ibyo mpambajeje. Secondaire nayize collège de l'Espoir de Gasogi noneho supérieur Nyega Maranatha collège Maranatha i Nyanza. Nayo nize garidere wize nayo nize primaire nayize ekore primaire do Gisozi abantu bahazi nka kariyeri ntari urahazi ndahazi byataye afite amateka none se ubundi kwitwa mama Sava nyine ahantu henshi ucaho bakaguhamagara mama Sava buri wese aguhamagara mama Sava undi ubyakira ute nkawe? Mbyakira neza kuko nicyo naharaniye ngira ngo nashyizemo imbaraga mu gukora kugira ngo menyekane kugira ngo izina nzamenyekana abantu bajya barimpamagara iyo umuntu ampamagaye mama Sava yamba numva ko narakoze kandi icyo nakoze cyagaragariye abantu biranshimisha ndabikunda iyo umuntu ampamagaye mama Sava banashimishwa nuko ambona nka mama Sava ndabikunda. Ubwo se bibaye ngombwa uri umukinnyi wa filime muri rusange none bibaye ngombwa ko ugira nyine wakitinga mu yindi filime ugafata irindi zina ubwo ngubwo iryo ngiryo bari guhamagaye ryo wabyumva uti? N'ubundi nyine kuba wamenyekana ku yindi filime ntabwo bikuraho ko iyo wamenyekanyemo n'ubundi nyina Wambogo twamenye nka nyina Wambogo ariko afite andi mafilime akina menshi. Papa Sava twamenye nka Papa Sava tumenya nka Seburikoko tumenya nka Sekaganda tumenya ku mazina menshi. Filime iyo ikoze ikamenyekana izina ntabwo ryabura kumenyekana umuco wese amwita iryo ashaka bitewe n'icyo yibuka hafi. Nanjye mpamagaye Kayitesi ejo ukanyita Marie Garita ejo bundi ukanyita mama Sava ejo bundi ukanyita irindi zina it's okay fa kuba ari byo namenyekanyeho. Mama Sava usengera muri Edi? Nsengera muri Peniel Revival International Ministries. Uri umukristo muri makeya none ubukristo no kuvanga umwuga wawe wa sinema bifata gute? Birani cyohera ko nta kibangamira ikindi mu byo nkora ikindi kimwe mbigifasha ikindi okay gusenga bidufasha kubaho bidufasha kumenya intumbero zacu gushyira ibintu byacu muri gahunda bitewe nyine no kubana n'Imana yawe. Nge rero bimfasha guplanning ibyanjye nkasenga ntimana uzamfasha ngeranga kandi Imana ikabimfasha. Hari abantu bavuga ngo gusenga no kugira bira bintu bijyanye no kujya ku social media cyane ni ibintu bidahura nyine ni ibintu bitamashinga mbese muri makeya
ibyo bintu bifata ute nyine abantu bavuga gutyo iki n'iki? burya biterwa n'imyumvire natwe twakuze tuzi ko nta njye navukiye muri ADPR. Muri ADPR ntabwo habamo za drama team, ntabwo habamo bino bintu bya traditionnel. Mbere niko byari bimeze, ariko ntekereza ko drama team zishobora kuba zaraje noneho sindabimenya neza, ntabwo ziraza, ariko ntekereza ko ni imyumvire. Niba Katolika babyemera, ADPR ntibabyemere, it's okay, biterwa naho nyine umuntu yakuriye. Ariko ngiye gukura muri ADPR ntabwo byambuza gufunguka nka nyine impano yanjye ikagaragara. Nageze igihembo n'impano yanjye maze kwibona ngomba kuyikoresha. Ntabwo rero numva ko byasobanura ko kuba muri ADPR byatuma ntakina film. Ko guhitamo kuvuga ngo kamve muri ADPR batemera ibyo ngira njyaho bemera ibyo ngira cyane. Ntabwo byigeze biza mu mpamvu yatumye mva muri ADPR, ariko sometimes nabyo hari igihe biba ngombwa ko umuntu abireka ukafata. Hari igihe ubona byaba byiza ko wahindura ikintu kuko ubona ko ikindi wenda kitakigushishikaje cyane, kitakigushimishije cyane. Ufite abavandimwe? Yego. Angahe? Abacu tuvuka turi 7, ngende umukobwa wa 3. Umukobwa wa 3? Ntabwo umuntu yabigukekera. None mvuga ngo mu bana b'iwanyu niyo muntu waba waravuyemo ukina amafilme? Ninjye nabaye umukinnyi w'amafilme, gusa muri munange yigeze kubyinjiramo ariko ahita bivamo kuko we n'ubundi aracyari umunyeshuri. Sinzi wenda bishobora kuzagera igihe akabikomeza bitewe, ariko ubu ntabwo ari kubikora, aracyari umunyeshuri. Dukomeje kubaza umutumirwa wacu none. This is PN TV, tugushishikariza gukora subscribe, gukanda subscribe, warangiza ukajya kuri ka kantu k'akazogera ubundi kadomaho ubundi kabisa ibikorwa byacu bikajya bikugeraho umunsi ku munsi. Mu masafa twikomereje rero mu buzima busanzwe, ubundi ari ibintu biherutse kuvugwa mu itangazamakuru cyane bijyanye na sinema, sibyo? Bavuga ngo sinema yo mu Rwanda ntabwo ishobora guteza umukinnyi uyikora imbere. Ibyo bintu wowe wabivugaho iki? Biterwa n'imyumvire y'umuntu n'icyo akora. Ntekereza ko babivuze n'abanyamakuru, ntabwo ari abakinnyi ba filime. Aba ari umukinnyi wa filime wabivuze akaba akibikora, yaba ari umunyamakosa. Mbonye ko ikintu kitanyinjiriza nakivamo, ariko mbonye ko kinyinjiriza kikantunga nakigumamo. Hari abo bidatunze nk'uko bivuze, bahitamo kuba bakomeza izindi gahunda bakajya gukora ibindi. Ariko nkanjye niba bintunze, niba ari ahantu ari ibintu nkuramo amafaranga, ntabwo nabivamo, ahubwo nareka ibindi byose nkabijyamo. Hari umukinnyi wa filime nawe ni umusitari, ariko ntabwo turi bumuvuge hano, urumva? Yavuze ko utabikora nyine ngo bibe byagutunga uko ubyifuza, ariko bisaba ngo ugire akandi kantu ku ruhande. Kandi wowe tubwiye ko wigutunze tu. Wowe tuvuge ko nta kindi kintu ku ruhande ukora cyaba kikwinjiriza kugira ngo kiguhe support. Ibyo wakora bindi utundi tuzi umuntu yatugira. Umuntu yatekereza business, ariko ushobora kwitekereza ugakora amafaranga muri ya sinema wavugaga. Nyine birumvikana igishoro cyaravuye kuri sinema. Nese ni gute igishoro cyava kuri sinema kandi sinema nta mafaranga igira? No, umuntu okay, ntago namublaminga ko yabivuze, ariko nanone ntago ariko twese itadutunze. Ntago ariko twese itadutunze. Ushobora kuba wenda bitari mutunze, ariko ngira ntunze. Niba nshobora gukina film imwe nkakuramo 300,000 cyangwa 400, wenda agakina n'umufigira agakuramo 5,000, urumva ntago ari kimwe. Ntago namublaminga. Abantu bakora mu buryo butandukanye. Ni kimwe n'umwubatsi, abubatsi ntago bubaka amazamwe. Ububatsi etaje ntago yabona amafaranga nk'ayo waje gukora ahantu hari harangiritse. Kuvuga ngo rero ubwo ngubwo sinema ushobora kuba yagutunga bitewe n'iki, bitewe n'ayo mafaranga winjiza cyangwa iki, nta tundi tuntu ku ruhande. Rwose ubishyizeho umutima sinema yagutunga.
sinema yagutunga uvuze uti ngewe ngiye muri sinema. Ngenzi abantu benshi badatunzwe n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, batunzwe na sinema gusa. Nicyo wabwira abadukurikiye nyine abantu bifuza kuzajya muri sinema, n'ubuhe butumwa niye message wabasigira? Njyewe message naho umuntu wese yifuza gukina filime, imiryango irafunguye, aho ubona yuko wakwinjirira ukagira amahirwe. Niba wumva ari impano yawe kuba wakina filime, karibu rwose, karibu kuba mama, kuba bakobwa, kuba papa, kuba basore, kuba basaza, kuba bakecuru, ingeri zose muri filime turazikeneye. No kuduhinja wenda araba bataragira uburenganzira bwo kubikora, ariko njye nemeye ko umwana wanjye akina filime, ntekereza ko nawe yayikina, nta kibazo cyaba kirimo. None wababwira muri make wenda kugira ngo binjiremo base nk'abitegura, wenda babizi nta kintu kitagira challenge. Niyo ugiye gutangira business uhura na challenge. Nize challenge ziba muri cinema? Challenge ziba muri cinema rero ntago nazimenya zose ko ngiye ntago nahuye na nyinshi, ariko njye numva ngo ushobora kuza kwinjira muri cinema ukaba wasangamo amaruswa y'igitsina, ruswa y'amafaranga. Ushobora kwinjira muri sinema ukabura film ukina. Izo zose ni challenge, ariko wabishyizeho umutima, burya ngo gushaka no gushobora. Wabitekereje ukavuga uti ngiye kwinjira muri sinema n'umutima wanjye wose, mbese mbikore nk'akazi kanjye, urwana nabyo. Ukomoje kuri ruswa y'igitsina, abakobwa benshi bajya muri sinema bavuga ko baba batanze ruswa y'igitsina. Nawe niko byagenze cyangwa? Njye ntabwo ariko byagenze. Nta ruswa y'igitsina nigeze ntanga. Nta nubwo nakora ikosa ryo kuvuga ngo ntanze ruswa y'igitsina kugira ngo ngire akazi akariko kose nkora. Nta n'amahirwe ubigiramo. Njye nagiye nk'umufigira, bahamagaye abakinnyi benshi muri Seburikoko, nanjye ngenda gutyo. Nta muntu ugeze ambwira ngo ngwino ukore iki n'iki kugira ngo ngushyire muri sinema. None rero n'iki wabwira abo bakobwa nyine? Hari abakobwa badindizwa, usanga bafite n'impano pe, ariko bakadindizwa, wenda bavuga ngo bisaba gutanga ruswa y'igitsina kugira ngo ujyemo. N'iki wababwira? Icyo nabwira umwana w'umukobwa ushobora kuba yaragiye muri sinema bakamwaka ruswa, ntago ntekereza ko sinema ahantu hose winjira ujya muri sinema bakwaka ruswa y'igitsina. Njye umwana w'umukobwa wanca ashaka gukina filime, namurangira inzira zose yacamo zitarimo ruswa y'igitsina. Bitandukanye no kuvuga ngo waciye ku musore runaka cyangwa ku mugabo runaka mwaka ruswa y'igitsina. Inzira waciyemo niyo niho uhura na challenge bitewe nyine naho waciye. Nose nyuma umwana w'umukobwa ntiyanshanga ahure niyo ruswa y'igitsina. Niba ubona yuko ujya kuri abo bagabo cyangwa abasore bakakwaka ruswa y'igitsina, ushobora guca no kuba mama n'abakobwa barahari kandi bakina filime kandi babizi. Hari n'aba producer yewe baba mama, wabacaho ugakina filime ariko bitagusebye kujya gutanga ruswa y'igitsina, kuko iyo umuntu akwatse ruswa birangira n'ubundi ejo abonye n'undi akayimwaka, bikarangira n'ubundi uvuye kuri wa mwanya yari warajeho. So ntago ari byiza ko yatanga ruswa kugira ngo yemererwe gukina. So iyo urebye wowe ku giti cyawe, ubona sinema nyarwanda itera imbere isubira inyuma ku giti cyawe? Ku giti cyanjye sinema nyarwanda itera imbere, kuko kera ntago twakoraga, abo numvise ba mbere bakoze ntago bakoraga ngo babone amafaranga nk'uko ngubu turi gukora. Wenda sinjye ntago maze igihe kinini muri sinema, ariko ntekereza ko batabonaga amafaranga nk'uko ubu ngubu turi kuyabona. Ntago ariko bayabonaga. Ubu ngubu urakora nibura ukavuga uti mbonye amafaranga, nashaka ibihumbi 5 ndayatahanye, nayanjye nayavunikiye, n'ibihumbi 100 nayanjye nayavunikiye. Bitandukanye no kuvuga ngo kera washoboraga gukina filime y'ubuntu, washoboraga gukina filime kugira ngo wamamare gusa, kandi ubu ngubu uramamara n'umufuko ukaburi gukura. Ibintu byiza cyane, biba bitandukanye nyine, haba harimo distance nini cyane. Ngo sinema nyarwanda iri kuzamuka cyane, iri kuzamuka ku rwego rwiza. Hari ikintu ugerutse kuvugwa kiri kuza cyane muri RDB, warabyumvise ko igiye kugipromotinga sinema nyarwanda. We wabyakiriye tukimara kumva icyo kintu?
ni ibintu byiza cyane yaba inzego za leta nyinshi wenda zashyiraga imbaraga mu guteza imbere umwuga wo gukina filime kuko biri mu byatumye Ubuhinde bumenyekana cyane, biri mu byatumye Ubushinwa bumenyekana cyane, biri mu byatumye Tanzania imenyekana cyane ku mugabane wa Afurika na Nigeria. Ntekereza ko mu myaka yashize Nigeria na Tanzania niyo mafilime yonyine twari tuzi, ntabwo wavuga ngo ugiye kureba filime nyarwanda, ntabyo twari tuzi ibyo ngibyo. Ariko filime ishobora gutuma igihugu kimenyekana, ibikombe bikiyongera, ubukerarugendo bukiyongera, bashyizemo imbaraga mu gutuma filime izamuka, byaba ari byiza cyane. Ninde role model wawe mu bijyanye na sinema? Angelina Jolie. Niki wabwira abafana bawe dusoza? Ndabakunda cyane n'ukuri, ndabakunda, mujye mukomeza mudushyigikire, mukomeze mutube hafi, natwe duhora tuvunika kugira ngo tubereke yuko tubereke ibikorwa byacu, namwe mudushyigikire. Iyo batweretse ko badukunze kugira ngo banyereke yuko bankunze, ni subscribing iyi channel, none bamara kuyisubscribinga nanjye nzabibona yuko munkunda. Comment hafi aho, like kabisa. CBN TV. Ya murabyumva rero ati musubscribing channel yacu CBN TV. So nanga dusubikiye ikiganiro twagiranye na Munyana Anelisa, mukunze kwita Mama Sava. Hasta la vista.